Ubuhinde burakarama koko. Ubuhinde nk'igihugu cyamenyekanye cyane kuri ino si ya rurema mu bintu bitandukanye harimo ubuganga, sinema ndetse n'umukino wa cricket. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwibanda kuri sinema y'Ubuhinde yitwa Bollywood. Tukaba tumanukanye abastar 10 cyangwa se abacteur 10 bafatwa nkaho ari bo nkingi ya mwamba muri sinema y'Ubuhinde Bollywood. Kwibutsa ko njye ugiye kubagezaho iki kiganiro ni Blaze wa Shine TV. Kwibutsa gukora subscribe kuri Shine TV, like, share and comment kugira ngo tuhacane umucyo mbone ko nshyigikiwe. Reka dutangirire ku mwanya wa 10 turasanga umugabo w'umunyabigwi cyane wigaruriye imitima y'abantu, bakaba bamwita Wall. Uyu mugabo wakunzwe n'abatari bakeya mu Buhinde ndetse no ku isi hose, akaba yarakinnye filime nyinshi cyane zimugira ubunyabigwi. Kuri ino si dutuye zagiye zikundwa na benshi cyane, dore ko kandi gukina filime abikomora mu muryango we kuko papa we ndetse aho bavuga ko n'ibisekuruza byabo bose bari abacteur. Urumva ko rero ari kimeza muryango. Ku mwanya wa 9 turahasanga umunyabigwi cyane Bobby Deol wagukiniye filime nyinshi zakunzwe cyane harimo nka Hum Tumse Pyar Hai cyangwa se I Love You. Uyu musore uruvuka mu muryango w'abakinnyi ba filime, dore ko se ari umudirector mukuru we nawe akaba umwacteur muri Bollywood. Uyu muryango wagiye umenyekana cyane mu gukina filime ndetse aba bana babiri bombi bakaba barazamuwe na papa wabo. Uyu musore rero byinshi twamuvugaho nuko ari wa musore ubutuje uvuga makeya, dore ko akunda gufasha, afite n'uruganda rwahariwe gufasha abatishoboye Macro Ventures. Ku mwanya wa 8 turasanga Mahesh Babu wagukiniye filime nyinshi zagiye zikora ku mitima y'abatari bakeya nka Maharashi cyangwa se Umumalayika. Reka tunyarukire ku mwanya wa 6 turasanga umunyabigwi cyane Ajay Devgan wagukiniye filime nyinshi cyane nkitwa Singam, ari umupolisi. Uyu muhinde wigaruriye imitima y'abanyarwanda mu gukina filime, akaba akomoka muri Telugu, akaba ari umusilamu. Number 5 turasanga Salman Khan nawe uvuka mu muryango w'abakinnyi ba filime. Uyu musore cyangwa se umugabo akaba yaragukiniye filime nyinshi cyane zagiye zikundwa n'abatari bakeya hano kuri ino si ya rurema, dore ko yagukiniye filime nk'iyo Singamu yayikinnye igice cya 3, Ajay Devgan niwe wakinnye cya 2. Uyu musore rero byinshi twamuvugaho mu Buhinde bamwita Tiger of India cyangwa se igisamagwe cy'Ubuhinde. Number 4 turasanga Sunil Shetty, umugabo w'umunyabigwi cyane muri sinema y'Ubuhinde Bollywood, dore ko yakunzwe n'abatari bakeya nk'uko bigaragara ku mbuga z'inkoranyambaga za Instagram, Facebook n'izindi. Akaba yaragukiniye filime nyinshi cyane za gisirikari, iz'inkundo nka Dadikani mwakunze muri benshi. Shura ko atari ubwa mbere umubonye uriya mugabo. Uyu nguyu we afatwa nk'aho ari papa wa sinema Bollywood y'Ubuhinde, bamwita Amitabh Bachchan. Yakoze filime nyinshi cyane zagiye zikundwa n'abatari bakeya, dore ko ahenshi yagiye akinana n'umusore muzi cyane bita Shah Rukh Khan, nka za Kuchi Hota Hai yagiye zikina Mugihe. Ni nyinshi cyane, uno ntabwo nakwirirwa muvuga. Niba ukunda sinema y'Ubuhinde cyangwa se kureba filime z'Ubuhinde, uyu waramubonye, ntabwo namugarukaho. Ni umunyabigwi cyane, afite umwana witwa Abhishek Bachchan. Number 2 turasanga Tiger Shroff, umwana wa Jackie Shroff. Si ubwa mbere umubonye kuko yagukiniye filime nyinshi cyane, nyinshi koko.
hari nk'iyo bita The Wall yakinyanye na Tukwigisha, filime yakunzwe n'abatari bakeya kuri ino si ya rurema bitewe n'uburyo yari ikozemo, cyangwa se mission iyo filime yari ifite yari nziza cyane, bamwita Tiger Shroff, umwana wa Jackie Shroff. Yes guys, uyu nguyu yo mugezeho ewan ndiyamira cyane, bamwita Tukwigisha, yagukiniye filime nyinshi cyane zagiye zikundwa n'abatari bakeya nka za Kahona Pyare He, The Wall, nyinshi koko. Ntago ari ubwa mbere umubonye n'umusore, akaba avuka ku mugabo witwa Rajesh Roshani, umunyabigwi cyane mu kudirectinga filme. Uyu nguyu we muramuzi cyane namwe muri kureba ino filme, bamwita Ushaka, the king of Bollywood, cyangwa se imana y'imitima y'abakobwa bo mu Buhinde, the king of heart of girl in India. Uyu mugabo w'abana batatu ku mugore we umwe yaciye agahigo ko kuba ari we mukire wa mbere mu bakinnyi ba filime ku isi hose. Bamwita Ushaka, yagukiniye filime nyinshi cyane, namwe niba wararebye filime z'Ubuhinde ntabwo nakirwa nzivuga kuko urazizi, za kuchi hota he, kari hona he ho, yewe ni nyinshi cyane. Reka tugaruke kuri undi mugabo w'umunyabigwi cyane, bamwita Akshay Kumar. Uyu niwe mukinnyi wa mbere mu Buhinde uhembwa amafaranga menshi cyane iyo agiye gukina filime, niwe waciye agahigo mu Buhinde. Ushobora kubona wenda yarakinnye filime ya fake ariko akaba yarayifashemo akayabo k'amafaranga. Uyu mugabo w'umunyabigwi Akshay Kumar yagukiniye filime nyinshi cyane, harimo nka Daddy Khan, iyo aherutse gukina ejo bundi yitwa Churupuru Pandi, zakoze ku mitima y'abantu benshi cyane. Nkwibutsa gukora subscribe kuri Shine TV, aho ukurikirana ibiganiro byasesenguwe ku rwego rwo hejuru. Nkwibutsa umuntu ufite YouTube channel ukaba ushaka ko yazamuka, ushaka aba subscribers cyangwa se watch hours cyangwa se watch time 4000 ewan ndari kugira ngo ngufashe. Instagram aba followers, comment, like, share, ibyo bintu byose turabigurisha ku giciro gito cyane. Nibindi byinshi bya TikTok, ibintu byinshi cyane, nyandikira kuri 0788491915 maze hashye koko. Yes guys, iyi ni Shine TV aho wakurikira ibiganiro byinshi cyane. Ciao ciao, byagufasha.